kwa dawe. Sajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yesu. Sajya ngushimira Romuhoza. Sajya ngusingiza dawe kandi nkurate Yesu. Sajya ngushimira Romuhoza. Ku izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Mutagatifu. Amen. Yesu Kristo Umwami twayobotse, Yesu turagushima, turakurata, turaguhimbaza kuko wabanye natwe umunsi mwiza nk'uyu warawutugeneye mu buzima bwacu. Yesu turagushima. Yesu turifuza ko uhabwa umwanya ugukwiye, umwanya mwiza, umwanya w'imbere. We n'umubyeyi wawe Bikira Mariya twarabatumiye nk'uko mwatumiye Kana, natwe mu bukwe bwacu aha ngaha turifuza ko muba imbere, muduhe umugisha twese, abasangwa twabakereye ndetse n'abashyitsi mutuzaniye nabo tubasabira umugisha. Turifuza ko Yesu mwiza ibikorerwa aha byose, amagambo turi buhavugire, ibyo turi busangire ibyo byose ubihe umugisha wawe. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amen. Ndakuramutsa Mariya, ujine mu muhanda w'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Mwamikazi wa Kibeho, Mwamikazi wa Kibeho, Mwamikazi wa Kibeho, ku izina ry'Imana Data. Hari abaje turabakira, hari n'abasanze aha, yemwe hari n'abasezeye, ariko turi mu gitaramo cyiza kandi cy'umuryango, nawe twakigutumiyeho. Turiho turashima Imana ko twagize umwero mwiza, turahura, turahunika. Ubu turiho turahemba n'abana bitwaye neza mu itorero ry'igihugu. Igitaramo n'icyo rero nicyo twari twagutumiyemo, ubwo urabifatira aho bigeze, ariko nkundira ntabwo duherukana. Nkundira wigire hino, utaza gukeka ngo nagutumiye byo kuzakwakiriza imisango misa. Niyo mpamvu nagira ngo babandi bagende batari bari muri gahunda yo gushima. Mbona umwe n'abantu b'ingeri zose, uri kumwe, nabonye ba bagore beza b'ibiriza boro, nabo nabonye wabazanye rwose, ntabwo nabakugoma. Nabonye wazanye n'ababasaza b'abakambwe, ariko ngo mu Kinyarwanda ngo umugore ntajya umukambwe, ngo ari ukundi babita, ngo ntabwo aba umukazi, tibihumuze. Nabo nabonye wabazanye. Nuko ibiriza boro n'abagore batangiye kubyuzura rugo, nabo nabonye wabazanye. Maze rero tudahera muri urwo, erega iwacu hari ibintu iwanyu kandi
ngo hayi nayo wiki uyu mugabo arasoma ntari gata uyu mugabo arasoma ntari ongera usome mubwire uwo musa uko bawita inahangaha wakira ngo rwinshi hari igihe utwisoba ongera usome ariko murenga kuko turenga uyu musa rero inaha tuwita gukomera uha imvura ntayishwekera ngaho niba kugeze hariya maze ucaka buye gicungura nanjye nikuye n'umuhinga ubona ko nyuru oya kagira imbaho ndabizi nuko mu nkundire dukome mu mashyi dushimira ababyeyi no kwakira neza data agize neza ngo umwera uturuka ubukuru gakwira Rwanda hose nanjye nigire nti mbe wumvise uko mvuze cyangwa wumvise uko data yagize ndagira ngo nisabire abikambere bankundire baziture buri muntu uri hano wese ahabwe ikimukwiye kandi kimunogeye kandi muri gihe ibyo byose bigenda biba ndaza kwisabira umukaraza wacu umuhanga mu gukirigita no gukiranura intanga maze ankundire aze kuma inanga nziza iryoheye amatwi y'aba bashyitsi bacu cyangwa se aze gufata ijambo nyahura n'ibihumurizo maze andebe mu myirongi ikanka insengo n'urukunda ibyo birabyara injyana idufasha kwakira abashyitsi bacu DJ cyangwa umukaraza ugezweho bigenze byiza cyane dukomeza turyoherwa n'ibirori byacu ndetse n'ibyiza by'iwacu data mwiza nyakugira Imana umubyeyi mugenzi wawe yambwiye ko koko yaragukumbuye kandi yifuza ko rugari ikomeza kuba iyanyu ibiganiro bigakomeza bikajya mbere umubyeyi mwiza rero ni umuha rugari irakomeza kuba rugari murakoze cyane ayise karamba ajya gusaba igisigati nacyo nugisaba kirahari dore amasaka twarayasanga ni mu nyegere nige muzi rwose ni nk'urugo rutagira inyana urugo rugira ibyona n'ibyonona nirwo turadushaka turabishimiye kandi mukomeze mugire urugwiro kagira Imana ndagusanga data yari afite inka irihema arababaza data yari afite inka ikima kare kandi igateka itinze bukeye ahita baramusanga nanjye rushya musange turore turajya duhurira ahangaha nuko wamuhereza ari he Claude we ntiyabikora hari icyo bigutwara yaraza n'uwo nguwo wamuhereza ndetse arahamhereza n'ibyunzwe kubyara ni byiza bazira abandi n'abasifara rero umubyeyi natwemeye ariko iyi nzoga ni iy'urubanza kandi rwiza muri uru rugo mu gitaramo mwagize rwose ni cyiza cyo gushimira Imana ko byiza yabagejeho muri uno mwaka mwatambutse ariko ndagira ngo iyi nzoga uyumve n'iy'umuryango ya yindi yari intwererano ariko itari iy'umuryango iyi niyo y'umuryango iyi ni intwererano y'umuryango iyi ni inzoga y'urubanza rw'imiryango yacu kandi urubanza rwiza inzoga y'urubanza kugira ngo rero nze kuvuga ijambo rifite rikugwa ku mutima iyi nzoga rwose nuyishima yishimira ijambo mbega iyi nzoga ni iy'urubanza iyi nzoga y'ijambo mu Rwanda ikaba ni iy'ijambo niba mbyumva neza ubwo se tuyigenere iki tuyigire urubanza cyangwa tuyigire ijambo hitamo kimwe nanjye ngufashe hari ijambo hari urubanza se Kinyarwanda ijambo n'urubanza ni ibintu bikomeye uratura imwe se umara imanza uramera nk'aho undi ngo aramara imanza zombi imwe iramara imanza zombi kurusha kugira inama kera wahoze uri inshuti yanjye uri umugabo tujya inama ariko uyu munsi ntabwo ari ikibazo cyo kujya inama ongera unsobanurire ngo iyi nzoga
ibintu bibiri cyane iki inzoga ni ikintu kimwe utyo ahubwo kuyicira urubanza no kuyicira urubanza neza byaba kuyisogongera y'ibivuga gusa erega nabwo irabikemura urwo rubanza nuyishimira bikemura ariko ni inzoga y'ijambo kandi ijambo ry'umutima ijambo ry'umuryango nuyishima rero ni ukuri n'ijambo uyu mudogiteri ataba yashyizemo za serumu pfundura ariko se buriya dogita iyo bigeze aha niba ari abahungu mwagendanye bagiye bagotomeraho twebwe iwacu ukayikubita urubetezi ugomba kuyisiga aho ka gahumuro k'urubetezi gasigara nibyo ngibyo naho ubundi byabyigana bigaturika yagize ngo baje bagotomeraho dore ko icyaka cyabo nacyo icyaka cyabo ni umunsi unoze tubyara abana kubizi biye uyu mugabo kera yajyaga yihererana abasaza nkanjye ngo yinumbe hafi urushya mbe hafi siriya nimunyura ubwo nanjye ngoboka pe biye aho nowe wajya gumba hafi muri uyu muryango ngwanaho usanga baraziritse igikeri ku iriba nabyo bivuge nta cyagutwara dogita nubwo mwiganye bwose aya ntabwo dogita ntabwo inzoga ikwiye ijambo nk'uko dogiteri abyifuza ntabwo baziritse igikeri ku iriba nk'uko babivuga inzoga ikwiye ijambo sinzi gasiri yacu uko bivuga utayumvise ahubwo ntabwo ikwiye ijambo gusa ukwiye kugusha ku rugingo urakoze ugize neza twanyuzwe mumeze umuryango mushyi ariko mpereye ku cyo Pierre akubwiye ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana wari ubizi ndabizi cyane umurongo turimo upfa kutawunyura ku ruhande ukomereze muri wa murongo aho bitwakubwiye ubundi si byiza gusa kandi ese yumvi zahise niba hari n'izindi nzoga uri bumwe udutura hariya uzizanire rimwe uziture twiganirire utaguma kumpagurutsa buri kanya genda uca akabuye tuganire zitavundira izindi nzoga zo zirahari utyo kagira Imana ari amagare rayideri nahageze nsanga muradamaraye nsanga murishimye nsanga ahantu hahora ibirori umuhanzi wagiye yatumye nanjye mbona akanya keza kandi gakwiriye twebwe tuzanye rero ubutumwa bw'umuryango mu minsi ishize twarabatembereye kandi twaje twishimye kandi mwatwakiriye neza ku buryo twakomeje kwishimira kuzagaruka ahangaha. Umuryango mwiza rero impeshyi ijya gutangira twagendereye umuryango tuwishimiramo kandi twari twazanye ubutumwa bw'umuryango. Twaje mu muryango tuje gusaba irembo, tuje gukomeza amaboko, irembo barariduha kandi twatashye twishimye. Mwatubaje niba duturanye na Sendatazi dusanga ubu ntawe duturanye. Mutubaza niba duturanye na Bagirubwira nawe tubabwira ko tudaturanye, twe dutuye ku musozi w'abantu, umusozi w'amahoro, umusozi w'abantu bagira urugwiro, w'abantu
bagira amasezerano kandi bakayakurikiza. Twari isibo ntoya, hanyuma twumvikana ko tuzagaruka mu rugo rwanyu turi umuryango munini, tuje kubwira umuryango mugari wacu n'uwanyu ibyo twavuganye. Turi abantu bagira amasezerano kandi tukayubahiriza. Abo bantu bombi rero murabona ko ntitwaje n'ubwira kandi ntabwo twabaye ba sendatezi. Tuzindutse uyu munsi rero kugira ngo tuze dusubukure ibyo twaganiriye. Bose babireba tubasaba umujyi, bose babireba dukomeze amaboko, dukomeze umubano w'imiryango yose yombi ibiri, kandi ibyo ngibyo ndatekereza ko namwe bibagwa ku mutima. Mubyeyi rero ijambo rituzinduye uyu munsi, n'aba bantu n'iyi mbaga yose tuje gusaba umugeni. Murakoze. cyangwa se ngo tubaze icyiciro twari turimo. Uraje ngo ba, ibindi sinabyumvise byo. Ikintu mbonye ni kimwe gusa, ubanza abo bantu bose mutagendanye, abo muri kumwe aho ngaho mwicaranye mwagendanye, mbwize ukuri. Ushaka kubwira ko turi kumwe gusa ari ngoboka se? Ndakubaza nawe mbaze. Ko bantu banyagase. Oya wikebuka. Murumva ikirego neza. Zahise. Karame. Reka ngwisabirire inshuti yanjye. Ntibikugore. Ndagira ngo ngiye nkubemo nkuko nawe ubyumbamo. Ca bugufi ucungura amaguru. Ariko mubanze mumfashe icyo iryo hurizo rikemuke. Nimuhuze ibiganza n'imibiri. Ababyeyi mwize ni uriya mugabo akunda impundu kubi kandi nta muntu zigeze zibona nabi. Jewe nendaga kukwisabira ibyo bintu ntiwabivamo, ntabwo wabivamo byo kuguma usaba amashyi nkaho utari umutware. Dore utigimba rwa Rwabutogo ngo bamutumye mu Gisaka kwa Kimenyi, agezeyo baramuzimanira, aranywa, yewe baranarya, aravuye arara nabo bagendanye. Umwami ategereza ko yamushimira, araheba. Aramubaza atari ko ndora bakuzimanye n'ubwo utaramwira ubutumwa, n'izo ntore mwagendanye no gushimira. Aterega Nyagasani umbabarire, intore twagendanye zirwaye intongi mu biganza. Niba abo bantu barwaye intongi mu biganza, amashyi hano turayaguha kuko uri umutware. Ntuwongere kubagora, uhaguruka, uri umuntu w'umusaza, abo bantu ntibakurushye. Genzi kuri inshuti yanjye, icyo kivuyeho. Nabyumvise. Yemwe niba nataho bihorere bigendere niba batazi icyabazanye. Nakoresha ububasha uhabwa n'igihugu, nkazazibagiza intongi zikava mu nzira. Kagira Imana. Ubundi intongi zisanzwe mu birenge iyo zageze mu ahubwo se Dr. Karame. Muri iryo torero ry'igihugu iwanyu mubigeze. Ubwo winjiraga wabonye abacu harimo n'abatojwe gukaraza ndetse no kunyemera, wababonye iwanyu aho mubigeze he? Muduheraho tuze kumva n'ibindi. Iwacu intore zirahiye, twarazitoje. Hari abazi kumasha, hari abazi gusimbuka urukiramende, hari abazi guhamiriza pe bagataraka, bategereje gusa ijambo ryawe nka Mwimanye ukareba uko ziseruka neza. Uko nuko uriya mugabo jyewe niba ari amatwi yo gusa hari ibintu yavuze bimwe sinagiye mbyumva, ariko wenda wowe hari ibyo wumvisemo. Nagiye numva hari ibintu nagiye numva bimwe, niba ari ugusaza wowe wabyumvise ute? Murakoze. Gusa numvisemo kimwe ko
agasozo turiho ntabwo abantu babo babatisha. nuko twagiye guca bugufi, ntabwo twicisha bugufi ko Yesu yarabizize, twebwe duca bugufi. Urakoze cyane. Uyu munsi tuvugana turi kuhizihiriza isabukuru y'imyaka 125 ivanjiri imaze igeze mu Rwanda. Ubu umupadiri wese, impamvu ubona tutari n'abapadiri ahangaha benshi niho baje iwacu, twabwiye tuti uyu munsi mwiza rero natwe tugireho umugisha mu gihe muramwizihiza ko Kristu n'ijambo rye byageze iwacu bizishangi, natwe turadusaba umugeni tuti kandi icyo ni turufu iratuma umuryango wa Nkubana ubagirira neza. Murakoze. Zahise kandi nanone ubwo icyo kivuyeho, ubwo mwateye ishoti marwa mugasatira umusaraba, Nyagasani asingizwe. Nari mfite impungenge ariko icyo kivuyeho. Ariko rero dufite Mose mu muryango, cyangwa umwite Moses, biterwa n'uko ubishaka, cyangwa Musa, tukagira na Eliya, ariko abo bose twahisemo Moses. Murakoze cyane. Nzahise ukarane kabiri Musa nakubona utambuka hariya, ndagumye ndakwitegereza niba bari muri kumwe, wahagurutse uvuga ijambo, inzoga bayisomye, bavuze ko iryoshye, wajya gusoma umugeni. ni impamvu y'Imana, nicyo cyanzanye, nicyo cyakuzanye rwose. cyane nagumye kwitegereza, kwambarusha Imana hambere najyaga njyayo n'abantu basenga, bagiye kwitabita nzayisenga Rwose nitegereje mbona hirya hino mbuhana harimo n'abakobwa ba Mariya n'abamadari n'abarimo. Nitegereje ngumya gucishamo akajisho ndeba hirya no hino, narebye nsanga mukwiye umugeni. mama y'Imana rwose. Abajya gukunda kumbwira agira ngo urambeshye, none koko uze urahera ku ruhembe rw'ibumoso hatiye ku mutima, abo ndi jyenyine oroshanze. Mbona harimo abantu bakuru, umugabo witwa Bideri Wishaje, hari umuntu ugeze amumenya? Siriya chini yamu Bideri muramuzi? Yewe rero nitwa Bideri, uriya mugabo yakoraga iki hano? Yari umutware. Yewe rero ndi umwuzukuru. Abantu n'imfura nta kintu babura ahangaha. Zahise karame zose si ukuzitata, ahubwo ubanza warabanye uzituyemo. ingabo zawe nizo zanjye, si uko kugora, urabizi kuri inshuti yanjye akadasohoka. Nirinze ko wanyagisha muri uyu muryango, ukwiyeho yuko utanabikora. ntabwo nabikora, nta nyungu nabigira. Mu izina ry'umuryango wa Nkubana mpagarariye, maze kubijyaho inama n'izi mfura twegeranye, dusanze nta cyasha mugira mu muryango wanyu cyababuza gusaba umugeni. Ngaho usaba umugeni. Nitwaye neza, umuryango mwiza kandi mugari. Nimunshimire umuryango w'Akamanzi w'Ikuhagara.
agashimwe kagira Imana burya ngo amata mu masa ntasabire nk'igisigati kandi ntabwo tuje mu gisigati kandi n'imfura idashima burya ngo irashiha ni ukuri wowe ugushimye nawe tugushimiye kuri imfura iyi ni ishimwe rimuhuza ibiganza ishimwe ry'uko tumwemereye gusaba umugeni ariko ntaramusaba ngo tumenye uwo asaba ngaho jya mbere kagira Imana rero Kamanzi inshuti yanjye dushimye ubupfura n'urugwiro rwayo twashimye byose byo mwatwakiriye byo mwadushimiye inzoga nuko mutwemereye ko nyuma yo kuganira mugasanga umuryango wacu warabanye n'uwanyu kandi neza nta kizerero mutwemereye gusaba umugeni turasimutse umuryango wacu kwa Narcisse umuryango wanyu kwa Pascal dusanzwe tubana neza dusanzwe duhana inka n'abageni n'ikimenyimenyi mu kanya ndaza kubwira ba bakobwa mwadushingiye seruki si ubundi mwanasenze kugira ngo ninjya gusaba umugeni babone ko abone aho bahera oya nimuze shaka urasaba muri bariya se n'ubundi ko twabagira ngo mwere ko abo twasabye mubafashe neza basa neza twafashe neza ibaze nabonye uramukanya wenyine ngira ngo wabaheje nimwiyingwinire ratabasura ariko niba ari uko wabiteguye nabyo turabyakiriye mushya mushimire nari nzi ko ndi bukikubaze none ubwo ukibajije karagashya kanje karagashya kawe n'abakuru babo baze babaje yemwe muze mumfashe twakira aba bakobwa twashingiye muri uyu muryango wa Mbarushimana navugane uraho neza bacu uraho baziza azirete rwose uraho menyo y'inyana uraho neza uraho mutarutwa yewe zahise wabanye abana nawe bose mwigire hino bana mwigire hino muganira na ba nyogosenge hariya aho bari babakumbuye mugende mube muganira ndaje ndabaha uruhushya musubireyo muhumure sinenda kumunyaga cyangwa se ni wampaye aba bakobwa bose ubafashe neza ndabona ari bamata kwa basha inkanda nta n'umwe inka bose ni bamata kwa basha inkanda bityo rero n'impanga zabo nta nkori ntawubona rwose iyo nza kubona bene aha harimo iminkanyari nari kukikubaza ariko nirebeye ko babasha inkanda kandi nabonye ari byo ndagushimiye ukomerezaho iriya nkuyo irakenuye nuko rero iriya nkuyo irakenuye rwose ukomerezaho dusukura kagira Imana umuryango wacu wa Narcisse twabengutse umuryango wacu nuko nuko kandi ariko ntabwo ari kumwe abantu bahutiraho nuko nuko ba nyirasenge umuhungu wacu yakaremye igihe yari ari kutubwira yuko yumva akuze ashaka kugira umwanya mu bagabo b'umuryango mu gihe tuzaba tuhavuye azahatubere azanadusigira abandi karama iryo jambo ni irya Yakaremye cyangwa ni irya Mbarushimana ugiye kutubwira ni irya Mbarushimana ngaho ugenda ukabugicungura amakuru utubwire utuje twaricaye mu gitaramo kwa Mbarushimana dutangiye gufata ku buki ku nkangaza y'inzoga nziza y'inzuki zahovye muri Nyungwe mu ishyamba ryiza Imana yatwihereye mu gihe turi gutuma umwana inzoga ngo akomeze akomere
aravuga ati ariko babyeyi nanjye bashaka kugira ndiyumvamo igihagararo cyo gususa namwe nanjye nkajya igihe kimwe nterura ijambo nkavugira ku ntango muri gusomaho. Tumubajije ibyo ari byo atubwira ko yakunze umukobwa. Tumubajije amamuko y'uwo mukobwa atubwira ko ari umukobwa wo kwa Nkubana. Hakaba ba nyirasenge bari mu kirambi barabyumvishe bati uwo mwana ibintu avuze turabyumvishe. Uriya muryango ugira abakobwa, uriya muryango urera neza. Niba iryo jambo avuze uwo muhungu iryo sengesho rye ryerekeza kwa Nkubana, muryumvana amatwi yombi kandi muzarizirikane. Abaranga tuba turababonye, turavuga tuti natwe turabazi, ni intore twataramanye, ni intore twatorejwe hamwe. Ubwo tunywa izo nzoga z'icyo gitaramo, ariko duteganya ko tuzaza mu muryango. Nuko rero babyeyi, nuko umuryango wacu wakomeje nanone gushima uwanyu, nuko umuryango wacu wakomeje kubungira umuryango mwiza nk'uwanyu. Umugeni rero dusaba muri uru rugo kwa Nkubana ni umugeni w'ineza, ni umugeni w'ineza, ni umugeni abandi bana b'urungano babyinirira soso, n'uw'ineza Solange. Hanyuma umuhungu tumusabira uwaterura iryo jambo, tukumva afite ijambo ry'abagabo, tukumva yerekeza mu muryango mwiza, mu muryango twakwita nk'uwacu, mu muryango twagabiranye, akitwa Iyakaremye Imana turi kumwe. Abo mu gihe cye bamwita Emmanuel. Hanyuma rero n'aba.com bakamwita Emi. Hanyuma abazi kuvuza inanga no gukiranura ibyazo, abazi imirya y'inanga, bazi uko ingoma zivuga ibihumurizo, bakamwita Emi Pro. Mubyeyi wanjye rero, inshuti yanjye, ngo umugeni dusaba n'uwo tumusabira ndamukubwiye. Murakoze cyane. Nzahise Karame nanone. abagabo bagiye gututira ari babiri, babiri ku ishyamba hariya, ku ishyamba Nyamasheke. Umwe atutira arambika, undi atutira kokora. Uwatutiye arambika, inyamaswa ibakanze araturubika ariruka. Uwaturubitse akokora azita umutwe, imbarira arazirukankana. Reka dututire dukokora. Uragira uti turasaba umugeni uwineza rwose pe. Uti kandi turamusabira Iyakaremye Emi Emmanuel Imana turi kumwe. Buriya rero mu muco nyarwanda ndetse iwacu n'iwanyu, ngira ngo urabyibuka, hari ababyeyi bakomeye. Yego. Iyo umukobwa avutse ndetse n'umuhungu mu muryango bavuza impundu. Abantu bavuza impundu urabazi, nta mugabo ujya avuza impundu. Abatanga mpundu abatanga mpundu. Uri bubantume hose njye kuguhakirwa. Ndabagutuma. Ikindi cya kabiri, mutekanye, nutana abantu maho ndahakubera. Ikindi cya kabiri, iyo umwana yavutse bamenye igisabiko kikamurinda inzoka mu nda, abo ni ba nyirasenge. Yego. Bagakumira umwanzi azanye umukoni n'amadwedwe. Kwa kunda akana gatangira kwituma mu nkike, bakumira umwanzi yazanye umukoni ngo arajya gukozamo. Yego. Bakamukumira. Yego. Yamara kuba inkumi atangiye gupfundura amayusi, bakamumenyera akarya baryabana nk'uyu mwonga. Ibyo rwose. Urushya mbabazi, ihangane nkugerereyo, cyangwa ubanze ubantumeho mbabaze mfitiye
mfite icyo mvugiraho ngaho ngwino bantumeho mukundira iyo sibo ukundira iyo sibo rwose ngwino bantumeho ndaba gutumaho mbere na nyuma ngwino mu mfura za Rulindo maze bababyeyi muko ngwino hano ngwino uyu mubyeyi namara kugira icyo abisobanuraho ureke nkwitumire bababyeyi bamenya byose nibo bagirira abakobwa bakamenya bakababona ibibero bakabona nyine amayusi apfundura bagira inama bakamenya akarya baryabana nk'uyu mwobo bagenda bagira batyo bakamenya n'imitemeri kugira ngo atazareba hasi bakayatereka bakamenya ibigwiye n'ibitagwiye bakavuga ati uyu mwana yakubaka ubu ni ubutumwa bwabo kanze ngutumikire yego kanze ngutumikire rwose nze ngutumikire ndebere nyirasenge tutaza kumuha insimbo y'imibavu ataragira icyo atubwira igihe kirageze ntabwo nahakana najya guhakana igihe kirageze uvuga ngo basiri yacu ntibaca ikibungo buriya ni abanditsi beza b'indirimbo ndabizi iyo ugiye kwandika indirimbo barwabigwise utyo ka kantu kayihamagara ukavuga utaka kantu nikatabanza ntiza rimwe na rimwe kanakabura rero igihe kaje rero uraruhuka ababyeyi b'iwacu nicyo kibungo n'abariya bahungu niyo mpamvu nari nkohereje kwa nyirasenge wa Solange n'abariya bahungu banjye ntago bagenda n'amaso mu irugu kagira imana kagira imana wabona mu gitaramo cy'uyu munsi bakubwiye akantu mu izina ry'umuryango wa Nkubana mpagarariye no mu izina rya ziriya mfura zose twataramanye umugeni usaba Uwineza Solange muri uyu muryango arahari kandi ntabwo twamwima umuryango wacu n'ababikira barabishimye izo nizo mpundu z'i Rwanda n'ubundi zigira gatatu zigaherekezwa n'amashyi izivuga rimwe ngo ziba ari impuha kagira imana wabatoje neza kandi izi ntore nzibayemo ndagiye ubwo se hari ikindi ntitwakwitaramira tukatwitaramira hari ikindi piye uyu mugabo abantu baduhaye umugeni w'ineza ngo dutuze dutarame ni mudukoshe rwose nibwo ndibuze kumva umutima unezerewe icyo gihe ndicara mu gitaramo cyawe noneho ntarame tubakoshe se nanjye ndataraka tubakoshe se ni ubwa mbere muhawe abageni muri uyu muryango mwadukwereye uko musanzwe mudukwera buriya rero twarakoye kenshi ntako tutagize twarakoye kuko urabona abagabo barahawe twese buri mugeni buri mukobwa agira izimukwiye kandi izimukwiye ziva ku ijambo ry'umuryango niyo byaba kimwe twe tukubwiye ko tuguhaye umugeni igenda ubanza ubitekerezeho yagenda ubanza ubitekerezeho tukubwiye ko tuguhaye umugeni rwose nanone ko mumpaye umugeni w'ineza uko nuko iyo nzoga ni yawe ya cyami rwose uko nuko ugize neza kandi nkomeza nshima ariko rero iyo usaba umuntu akaguha ukomeza kugira ko kayihayeho ko kumusaba ukagira imana niyo ngusaba kunkosha waje wikwije naje neza wikwije ndikwije pe ducanire mu dukwere ibyo ahubwo ahira rwose pe ibyo ngibyo nibyo nshimye ngobo ariko se muraca oya ducanire mu dukwere mukomeze igicaniro cyane se muratangira gucana uyu munsi ko mutunze izanyu zihora zicanirwa ntabwo ari byo ndashima ibyo ubushize izo mwatuzaniye murazizi kwa Mbarushimana si ubwa mbere tubashyingira
ariko uragira uti ni mu nkoshe n'uyu munsi ni mu nkoshe pe izikwiye uwineza dushakira inyana ebyiri zirari nka mu mahembe zirari imfizi mu mahembe yego uzituzanire tuguhe umugeni wawe nimwongere mushimire bayakugera amuzindi nuko rwose ubundi amahoro agakomeza agasabagira iwacu n'iwanyu kandi murakoze cyane tugukosheje kuriya iyo yindi ya kabiri akubwiye iraza iherekeje inkwano nuko bimeze dushimye rero ko uri imfura ntabwo dukosha nka babandi dushyiramo imijugujugu oya cyangwa se ngo batangire ese yazigwa mu jisho cyangwa se ngo batangire bajye mu minani iminani itangwa n'ababyeyi yego maze rero ibyaba veterineri byo nzi ko iwanyu ntabihaba ntabwo zirwaye hari izirwaye zirimo se nta na kizungu nta na izacu rwose nta na kijyambere nta na kijyambere ni izacu impungenge zari izo ubwo rero mwemeye kudukwera inkwano tubakosheje urushya dusabe Maurice we Maurice niyigire hino karame dawe nibyo koko aho urwuri rwawe n'urwanjye ruri turegeranye kandi sinenda gutora abahamya uri inshuti yanjye akadasohoka ntabwo wambeshya maze Maurice nagende bazirobanure nizishyika mu zindi nanjye ndakubwira urakoze mubyeyi kana n'abari mu rwuri navuganye n'abari mu rwuri bambwira ko hari inka zaje barazakira kandi ngo ni inka nziza zikwiye kandi ziberanye n'izacu rero muri izo nziza ziberanye n'izacu nta gushidikanya ko harimo izibereye Solange urakoze dawe agira imana muryango no muri korari habamo dirije mva nawe ntabwo ubundi byahaguruka muryango Wambarushimana mu izina ry'umuryango wa Nkubana tubatangarije ko dushimye inkwano mwadukwereye turanyuzwe murakoze uko ridashira yagiye atashye nyine amaze gutaramana na ba data anyura inyuma y'umuntu uciye bugufi bakunda kuvuga ngo yarasaze ariko dufite ukuri tubyita uyu munsi agenda aririmbisha akantu k'akaririmbo gake gake kakariro nakubwiraga oya yitobore wigundira utyo uko no kwemera kare kose nuko mukurikira igipimo wowe mubyeyi mwiza dukunda nuko amajwi y'abana bawe bagutakira amashyi makeya n'abandi batabafashije arababwira ati buri wese nakoma amashyi y'imyaka yumva yifuza kuzabaho yego nawe kandi murakagira ibyo mutanga n'ibyo musigarana kagira imana murakahora muturemera kagira imana muragahora musabwa kandi mutanga ngira ingeso bari nyabusana watabaziye ugahabwe impundu kandi ugaturwa imbyeyi
menya ubwana nyabusa ubusigaye wanyuye nyamara shenge ubwenge ubugira impamba nimuntize umurindi mumpa ayo majwi yanyu nibwirira umwana urukundo mukunda niburiza umwana mama sibe ahazanganaga nkuramukiye ntera hejuru nogeza nturiye mbe nyamihibwa ngendo kizihiza buranga nangize impungenge kw'imirasire yaryose nkuririmbe isanzure nsendereze nsinde nimurangamira umukundwa mumusanganiza amashyi menshi mumurangamire aho havuka tumuhe impundu aho hatashye zivuga urwunge mumurangamire mumurangamire nahatarira ndamwica mw'ababyeyi mwe nahatarira ndamwica mw'abakobwa mwe nahatarira ndamwica mubimenye nahatarira umenyere kandi ugira icyo umubwira gikwiye icyo umubyeyi abwira umwana rugari ni yawe kugira ngo Solange ufite amatata imbere y'imbaga agere mu biganza by'umubyeyi muri wakoze nawe gutumika nibagushimira turabwakira yewe yadutuye aradutereka turanywa turizihirwa ariko ntabwo twakunywereye ntabwo uri amafaranga mwana wanjye rero gusa nkwibwirira zamura ibiganza ubereke ko wemeye kuza ngo tugutume bizamura byombi kana babyara bawe turarura dusanga ni wowe ugeze ibigero kandi dusanga ubutumwa twaguha wajya kuduhagararira neza muri uriya muryango wa Mbarushimana tukugize intumwa uzaduhagararire neza dusanzwe tukwizera tuzi yuko ubutumwa ugiyemo utumika neza mwana wanjye ibyo ntakubwiye ba nyogosenge baraye babikubwiye witurize usanze y'ababyeyi hari abandi twashingiyeyo kera nzayise karame nanone igire hino ngire icyo nkwisabira ndabanguka rwose meze nk'umwambo utamitse ngire hino ngire icyo nkwisabira nguyu w'ineza ndamuruzi nguyu w'ineza uhagaze aha amategeko yawe n'amabwiriza arubahirizwa nguyu w'ineza azira icyasha ndabiruzi azira icyasha
ari abantu bamwe bajya bashyomoka ngo uyu mukobwa ngo cyangwa uyu mugore ngo ni inzobe. Oya, inzobe ziba mu rufunzo. Yego. Uyu mukobwa wacu ni Sine, baramusiga igihe yaragezemo azi kwinogereza. Azi kwinogereza. Uzakomereza aho twari tugeze. Hari abakecuru bo hambere aho ngo bajyaga barorora umukobwa mwiza nk'uyu bakamufatisha inyana z'imikurira. Uko afashe inyana y'umukurira igira ikizamura urwara imukandagiye ikuramo urwara rw'ikirenge. Ndakwiyamye. Muri aba bantu dore Solange inzara ze zose ziruzuye. Ndaziruzi. Ibyo ntakubwiye nawe wibwire. Ibindi bisigaye nawe uri umubyeyi. Uraho neza. Nguyu Solange wasabye mu muryango wacu musabira umuhungu wawe, ibisigaye ngaho reka muramutse. Hobera gake ndabizi nta zindi ufite, nta zindi ziriya nka ntago twenda kukunyagageza aho ngaho utyo. Muryango mwiza rero. Ndagushimiye mubyeyi Kagira Imana. Nguyu mukazana. Yego ndamubona. Kagira Imana. Hari umugabo witwa Rugamba Sipiriyani. Yaragize ati nugururiye inyange. Kagira Imana. Nuvuga uti oya nawe nibagushimire ntabwo wazinywereye inzira. Ntabwo wazinywereye inzira nibagushimire. Ngo ubu koko ntabwo dushakiye yakaremye umukobwa mwiza. Umukobwa mwiza. Uko no. Mbe mwana wa rw'iryo zuba utamuzunguka. Yakweretse umuryango wa wisangiye uriya tuguheze muri urugo tutakwicisha amatsiko. Tutakwicisha amatsiko. Ngo ari we nsabira ngo yari kuba yabitunganyije kare. Nanjye ko ntari mperutse nje. Iyo nza kuba iriya shusho ariyo mfite, nari no gusabana umuhate n'uruhato n'amarira aba yaje nsabe mubone kare. Uri umuntu mwiza, umusore mwiza washatse neza, kandi warakoze gukomeza gutuma umuryango wa Nkubana n'Ambarusha Imana bibana. Dore rero urubanza rwanjye nari mfite kwari ugusaba umugeni, nkamusabira umuryango, nkasaba ko bankosha. Ibyo byose nabitunganyije. Nanjye rero nk'inka yabyaye mu mpeshyi, urubanza rwanjye narushoshe. Nuko ibindi uriya Zahise wawe Zahise aciye akenge. Ibya mama aciye akenge. Zahise Karame. Ibya mama sayicungura amarago warabyaye. Nankorere mu ngata. Urakagira Imana. Nibahuze ibiganza bagushimire. Nibahuze ibiganza dushimire ababyeyi. Murabona aho Sosa ageze, ahasigaye n'aha Emi kuko niwe ushaka. Imvugo y'urukundo niyo itaranguruye uribwira. Emi ati muramu wanjye reka mbanze ngushimire, naguhaye ubutumwa kenshi ukazamuka umusozi ukamanuka undi, ariko uyu munsi reka nongere ngo ubundi. Maze rero bankundire amajwi yose aze guceceka. Niba koko wamwongoreye neza naguhe Soso wawe. Ati nkuguranye impano mpawe mushiki wanjye. Ati suko kwanga ahubwo nuko ngukunda. Muzamura ibiganza mupepera impande zose. Byiza cyane. Ndagira ngo muzamu wateramo umupira watambuka. Ngaho murifunge maze mwifungwe bukashi ukwazi. Yego. Imvugo y'urukundo. I love you, je t'aime, ndagukunda, je kwaglanyo, ndagupenda maze mubikora uko imitima yanyu bibategeka. Twese turi gushyushya amashyi kugira ngo tuze kuyakoma. Amashyi ni impundu ku rukundo rwaduhurije ahangaha. Ati Soso ndagukunda kandi nzahora ngukunda. Cyiza cy'ibumoso maze umpe urutoki rwiza rwa musumba zose, nkutaka umuringa w'ibihe byose. Ati nzahora ngukunda ibihe byose.
maze uze kuzamura icyo kiganza, numara kucyambika impeta uko bikwiye uze kukizamura wereke buri wese uri hano. Abo mwari musangiye ubugaragu bamenye ko ubarusha umwamikazi. Niba hari ufite ishyari areke gukoma mu mashyi, abo twishimye dukome mu mashyi tunezerwe. Wereke impande zose. Byiza cyane. Atagazaho impano, ati nagutegura ururabo rwiza, ati uruwanjye mukundwa, nzahora ngukunda ibihe byose. Maze Solange ati Marene umfashe runo rurabo. Reka iyo foto ibanze bayifate. Ati Marene umfashe runo rurabo maze aguhundagajeho, muhobera umuhekeya, yumva watandukanira n'aba basiribateri bose, amenye ko yabaye umutware kandi yabaye umugabo ku impano nateguranye umutima wishimwe. Ni impano nateguranye ibineza neza n'urukundo rwinshi. Nujya uyibona ujye umenya uko umutima wanjye utera. Umubyeyi dukome mu mashyi. Ati si ibyo gusa mubyeyi, ndabizi neza ko iyi minsi mwegerane. Umubyeyi yambaye ingofero ahawe inshyimbo angana abategetsi tuzi nka Kaguta Museveni. Mu nkundire dukome mu mashyi tumushimire. Kubyara bitera ababyeyi neza. Byiza cyane. Uwateguye igiseke cyiza Emi yateguye, uwagitwaje Emi, mama mumushyire hagati yumva umunyenga w'abana. Ati iki giseke nishimwe mubyeyi. Emi hagarara uko wari uhagaze gutyo rwose, maze muhuze ibiganza kuri iyo mpano. Emi yishyikirize mama. Nibyo koko wararezwe, nzahora ngushimira. Urukundo rwanyu ruzarambe nk'urwanjye na papa wanyu. Mureke dukome mu mashyi dushimire papa na mama, mwarakoze cyane. Reka dusabe papa na mama basubire mu byicaro. Maze Solange afatanije na Emi. Byiza cyane, mumwambike iyo nshyimbo. Ati abaye aho data yarari wabaye umugabo cyane, nzahora ngushimira bikomeye cyane. Ati iri nishimwe rigukwiye. Ati maze murebe imbere, fotografe abafata ifoto. Mureke dukome mu mashyi dushimire umubyeyi w'ibigwi bihambaye. Byiza cyane. Byiza cyane, amashyi impundu kubera. Byiza cyane. Iyi ni ifoto ihambaye kandi nziza cyane. Mureke dukome mu mashyi dushimire tante. Byiza cyane.
reka nsabe bashiki ba Emi begera imbere icyarimwe. Ndasaba Maria yegera imbere, Diane, Marceline, Saverine, Emmanuel waje nawe. Ati ndanezerewe cyane, ati warakoze cyane. Saverine geza cyane. Saverine akurikire. Geza cyane. Emmanuelia urakoze cyane. Reka twakire Emmanuelia waje gufata impano ya Emmanuelia. Emmanuelia ntiyabonetse ariko hari uwaje kumufatira impano. Byiza cyane. Reka twakire Christine. Byiza cyane. Marita uze gukurikira. Mu gihe turi muri iki gikorwa batahira ababe bitegura. Marita. Byiza cyane. Betty ntiyabonetse ariko hari uramuhagararira, uraza gufata impano ye. Cyane. Mureke dukome mu mashyi dushimire bashiki ba Emi, dushimire Solange wabateguriye impano, babagariye urukundo rwa Emi ndetse na Solange. Reka dushimire tante wa Emi yitwa Leonsi, nyirasenge wa Emi Leonsi, yegera imbere umukazana wamushimire. Atubupfura bw'umuntu buva mu burere, umwana aregwa na se na nyina, akaregwa na nyirasenge, akaregwa na ba nyina wawe. Ati ureke nkushimire tante. Urabona ko ahoberana na Emi bagaseka. Ati yamumenyeye igikwiye, kimukomeza imbaraga akaba umugabo ukwiye. Ati tante warakoze. Reka nsabe abavandimwe ba Soso bitegure, duhereye kuri reka nsabe mama Vidi Pasi yegera imbere. Mama Vidi, famille mama Vidi. Mama Vidi uregera imbere, ariko umuryango wawe ube hafi kugira ngo uze kuza ugusange hano imbere kubwo Byiza cyane Mama Vidi, warakoze cyane. Mama Vidi rero
bagufashe impano usubire imbere nk'umuryango wawe maze babashimire mwarakoze cyane. Urahagarara hagati babaha impano. Famiye Claude bari bitegura nabo baze guhoragazwaho amashimwe mwagize neza kutuberera no kwitegura isuku. Neza cyane Famiye Claude. Niko nk'uko mubabona hariya nubwo nakomeje kuvuga mama Vidi ariko umutware w'Ikizima bisobanuye ko umuryango ari famiye Kizima ntihagire ababyitiranya. Famiye Kizima mwarakoze cyane kuba hafi y'abana kugeza ubwo urukundo rwabo ruduha umusaruro. Utuye mu make dushimire Famiye Kizima. Famiye Claude nasanga abana. Famiye Claude nakwegera abageni. Famiye Claude ngo Famiye Tofire nayo ibe yitegura ibe hafi. Byiza cyane maze dufate ifoto yego. Famiye Claude iyo hano muyimanure n'abana bayifateho kugira bagaragare niho abana bayibafashe. Abo bana barayishoboye ndakeka yego ubundi bafate ifoto neza. Byiza cyane byiza cyane. Famiye Tofire Famiye Claude mwarakoze cyane. Famiye Tofire mwakwegera imbere. Famiye Dusange babe hafi. Famiye Dusange mwitegurire nimwe mukurikiraho. Byiza cyane twakiriye Famiye Dusange. Brother Rukundo yitegure. Brother Rukundo ari hafi. Niba hari n'imirimo ari gukora brother byiza cyane. Famiye Dusange abo bana bafashe ku mitima yibafashe niba itaremereye bayishoboye yego. Byiza cyane murakoze cyane. Brother Rukundo igera musaza wawe maze bagushimire. Banzobere bof ati bof ndakubona cyane ndikumara bwa mbere nabonye uzavamo umugabo. Ati buriya nahise mbivuga. Byiza cyane ahagarare hagati bagushimire. Brother Gaspar araza gukurikiraho. Brother Gaspar abe hafi yego. Byiza cyane murakoze cyane.
Sister Rebecca cyangwa Rebecca ari hafi. Sister Rebecca ari hafi kugira ngo bamushimire. Sister Rebecca abo mubashyire hagati rwose. Umuryango wa Marene, abana ba Marene, amakuru namenye nuko umutwara atarahagera, abana batebuke basange Marene, maze Emi na Soso babashimire. Ubundi ubaha impano. Maze rero Soso, uyu ni umwanya mwiza wo kwakira umugabo. Ndagira ngo nsabe baze kuguha amashyi ndababwira impamvu usabiye amashyi y'ishimwe. Dukome mu mashyi dushimire Solange. Solange ni umukobwa mwiza uzi ubwenge, yamenye neza ko ikiganza cyambaye impeta aricyo gisomye umugabo, nicyo gifite ikirahure. Ubundi icyo kiganza ucyambure Emi, maze ugikoza ahangaha bahita mu gihumbi. Iyo wakoze ugasomya umugabo nta sepfura. Ngaho bigenze gutyo, usomye umugabo maze umuhekeya amenye ko yarongoye neza. Mureke dukome mu mashyi dushimire Soso. Ati mugabo mwijuru wanjye, ati naguhamuhatsi nguharimye, kuko urwo ngukunda ntabwo rugerwa ku mibare. Gira ubwa gatatu nibwo umugabo yumva aguwe neza. Soso ubwa gatatu rwose muha umuhata, urwo mukunda nibwira konje. Amashyi menshi cyane. Soso warakoze cyane. Ati mugore mwiza umuhumire, mbona niba ko byakigabo kandi uko mbigenza nuko niko urukundo runtegeka. Ati ndagukunda mugore mwiza, ati nzagutetesha nzagutonesha uri uwanjye. Iwanjye nta nzara, nta cyaka, nta nyota. Amashyi menshi kuri Emi, ngo babigenza gake gake. Amategeko y'umugore arubahirizwa kandi akubahwa. Mureke dukome mu mashyi dushimire Emi. Ati mwarakoze cyane. Nsabe Pare na Marene babegere. Pare na Marene ubegere, maze muzamure ibirahuri mumushyire imbere aho twese tubibona. Imbere rwose mushyire imbere aho ngaho rwose. Babafata mu gafoto. Iyo ukuye aho ngaho nko kuri cheers, muhuze cheers mwese, muhurize hamwe ibirahuri, mugumisheho, mwongere mukoze mugumisheho gatoya, ifoto bayifate yego. Maze ubundi ku buzima bwacu bw'urukundo rwa Emi na Soso, maze musangire musome mwese. Musome mwese mugumisheho rwose mwikuraho nta kikwirukansa. Iyo nayo ni ifoto ikenewe kuri uyu munsi. Byiza cyane. Pare na Emi, Marene na Soso nabo bahane cheers. Ubundi amafoto yacu abafashwe neza yose. Nta kibazo, mwongere muhuze. Pare na Emi, Soso na Marene, Soso na Marene. Yego, byiza cyane. Reka nsabe mushiki wanjye umwe wabafashije mu kubategurira no gutunganya abundi abakire ibyo birahuri cyangwa se izo nkongoro, maze nisabira batahira beza, amajwi yanyu hejuru, maze mushiki wanjye abafasha Emi na protokora kugira ngo bagere mu byicaro.
kuva uyu munsi ntuzajya ugenda wenyine, iyo bamara kugufasha ikirahuri mufate ikiganza mu bwoko bw'imvugo. Batahira neza nimwenegereje amajwi yanyu kandi mukubite mubangura. Museka zigashoka taseka zikarumanga niko tumwita. Uyu mukobwa yitwa Mwiza Ruhimbi, yitwa Ineza, iwacu twise neza, akaba na Nyamuseka zigashoka taseka zikarumanga umwanga zangari. Yashabaye ishoza mihiga kabari mana hirida guzani haya majuru. Hunira bijina manu mujumba mugura batindi mungurindemo. Mami yashabaye ishoza mihiga kabari mana hirida guzani haya majuru. Yatizi wani wakutahira we. Imana gitero n'ingabo yarutegereje. Ngo yazindutse museso akarijya kubaza rugo ati dore imana igitunga batindi barinda bariwe ngo n'ibirokoroko n'ibihaza byera umukungu yaba itetse igitenge cya mutira batindi batangura mu nzira ye ngo barakubonywe ntibakubariwe ko yabonywe n'abakamisha ariko noneho watashye iyo niyo rusengo rwa murimba umutindi kayidende kayijamaye wakaruzagayo yanyimiye abana ibijumba bataha bababaye n'ibana banye n'imuhumura ibyo by'umutima amadodo bibabazima ho nimukeka birabana bishwe n'imyumbati abaraje ati mpamvu dutanira n'ibiza abantu ati cece kandodo muzavuga amata ntibavuga udodo nakebutse umwari mwiza ati jya ku ruhimbi ubuganiriza ibyo bibondo yarabihamije umugabo natanga n'umwarimu wahese umwaka wa gatanu wo kwa gatandatu birashyika biragenda izirase rwema rwa mutakaza muyo mu masho y'iwacu tugira abashumba urwuri rw'iwacu umwanzi utwangira ubukire ibikomere ntibikamusire kumubishira mututse ndakaramizwa ikivuguto cy'inyamibwa za nyir'ingoma uraratiza iwanyu wamutahira we Dayichonje n'utecho mugambi nkaba rugaragara neza intore zigaragara imigara dasaba neza sobanura mu bintu. Reka nitegaragaza bigangare gereza igize umutwari nka y'urukundo mugabo w'ijyaho batinye inka zikubiza imbato umva bitugoze baba. Iyo nyeza bugena bigize zongera ukavuga bakunda cyane imbere ngo bacuranga mu mbuga rumara cyavuze inkubito. Iya shaba ishoza bihe. Iya kamari maragahi. Ndaguze n'ihaya majoro. Ugina bigize zogeje. Iya gishoza mihigo ngizeza nyamusa no kwibihirwa gisagaze mu bihe zose kugira ukondera. Maze zitangaje impamagazo. Teracika we n'impaganizi. Inyamba nicyo zikurira. Ikararugaragara neza ntazigaragara imiganda usabanye dusobanura mugize mudatega unyerere ngo bamhiro nikwere mama ishyiritse ubwatuza mu kanwa kawe. Cyurize wanyu bamutahira. Zicutse. Bazirimo itikana y'ikiri bambinasi mu byashyikirwa y'imane n'umutuzo w'imane. Singizwa